reka ngushimire nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe mukunzi w'ibiganiro tugenda tukugezaho ibiganiro bya buri munsi ni ibiganiro bya siporo nizere ko bigenda bikunyura kandi ugahita ukanda subscribe like ndetse na comment tutibagiwe na share kugira ngo ibiganiro tugenda dukora nyine bigende bigera ahagiye hatandukanye. Nitwa Pasi Govinda nk'ibisanzwe ndagusuhuje kandi kwaye nikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuba nganira nawe kubijyanye n'intandaro y'amakimbirane hagati y'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Havugwa uwitwa Muhirwa Prosper ndetse na Perezida Tadeo bavuga ko ngo batumvikana kubijyanye na transfer zigomba gukorwa ndetse n'imiyoborere iri mu ikipe ya Rayon Sport. Reka mpere ku mpamvu yagiye ituma aba bantu batumvikana. Byatangiye kera, byatangiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bugihinduka hakivaho uwitwa Uwayezu Jean Fideli asimburwa na komite ebyiri zirimo komite y'akanama nkemurampaka, yaba nyine ubwo ni komite y'akanama kashinzwe ubutegetsi muri Rayon Sport kayobowe na Bwana Paul Muvunyi ndetse n'abamwungirije barimo abitwa ba Rwagacondo ndetse na Abdallah Meya, barimo rero na komite ishinzwe kuyobora ikipe noneho ariyo iyobowe na Tadeo Twagirayezu akongerezwa n'uyu Prosper Muhirwa, hakazamo nka Karonje nka vice president wa kabiri ndetse n'uwitwa Chance Gacinya Denis nk'umujyanama mu bya tekinike. Ubwo rero hagiye havamo kutumvikana hagati y'aba bayobozi mu bijyanye no kuyobora ikipe mu buzima busanzwe. Nyuma rero haza kuzavuka ikibazo cy'umushinga wo guhinduramo Rayon Sport akayigira company. Uyu mushinga badepoje muri RDB bikaza kurangira bababwiye yuko ibijyanye na structure y'ubuyobozi ngo bitameze neza, bakabasaba kubisubiramo. Bamwe rero mu bayobozi bayoboye urukiko bayoboye urwego rw'unkemurampaka cyangwa rw'ubutegetsi mu ikipe ya Rayon Sport, ubwo ni rwa rwego kuriwe na Paul Muvunyi, bakavuga yuko ngo bafite impungenge z'uko hari igihe bizarangira urwo rwego rutemewe, ubwo no mu ikipe nyine babakuye mu buyobozi bw'ikipe, bakashaka rero uburyo ngo bahita bagaruka mu ikipe mu buryo nyine bwo bushoboka bwose. Ubwo inzira zashobokaga no kubanza gukuraho Tadeo na komite kugira ngo babone uko bongera kuba bagaruka mu buyobozi. Bityo rero bagiye batumvikana na Tadeo ku byemezo bimwe na bimwe. Muribuka amakimbirane yagiye abaho, uyu munsi hari abakinnyi bagambanye tutagomba gukinisha, abandi batimu bakinishe, hakagenda havugwa umwuka utari mwiza hagati by'umwihariko kwa Prosper ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu minsi ishize rero shampiyona irangiye Rayon Sport idatwaye igikombe nibwo habaye icyo nakwita nk'amakimbirane hagati y'abayobozi, guhera kuri Bwana Tadeo Twagirayezu Muhirwa Prosper batumvikana ku mutoza ugombaga kuza gutoza Rayon Sport. Bamwe bakavuga bati Afamia Lotfi yigaragaje imyaka 3 muri Mukura kuva bakwirukana bitwa ba Hernandez bagiye bagaragaza yuko hari ikintu yashobora twamuzamana muri Rayon Sport. Abandi bati ntabwo ari ku rwego rwo kuba yatoza Rayon Sport, ibyo yakoze yabikoze muri Mukura muri Rayon Sport hoye. Ubwo rero hagenda havuka kutumvikana hagati aho ngaho, biza kurangira uwitwa Afamia Lotfi yemejwe nk'umutoza wa Rayon Sport ugomba kwitoza umwaka utaha w'imikino 2025-2026 ndetse bamuha amasezerano y'imyaka 3. Ni imyaka 2 ishobora kongerwaho umwe. Nyuma rero haje gutangira procedure yo kugura abakinnyi, niho haje kuzaba ikibazo rero. Procedure yo kugura abakinnyi murumva ko mwaho muri komite ishinzwe kurokirita, ishinzwe ikipe nyine hari igice gishyigikiye Tadeo Perezida, hari igice gishyigikiye Prosper. Abantu babizi neza ngo bazi ko Prosper ari umuntu udashobotse. Icyo ngibyo rero byagiye bizamuka umwuka mu bugendo ututumba kugeza igihe ikipe itangiye kurokirita abakinnyi, ariko harimo ibice bibiri. Ubwo uwazanye umutoza ari no ku ruhande rwe, hakaba noneho na bamwe bamurwanyaga batumvikana n'umutoza. Batangiye kurokirita bamwe mu bakinnyi rero, habanje kuvugwa ku mukinnyi wo kuri 3 kuko abantu barabizi ko Rayon Sport igomba gutandukana na Bugingo Hakimu ushoje amasezerano niba mbyibuka neza,
bazatandukana na ba Serumogo, bazatandukana n'abitwa Omborenga ngo ariko we aracyafite amasezerano y'umwaka ariko ngo nta gahunda bafite yo kumusubiza mu kibuga. Bashakishije rero abakinnyi b'aba left back aribo batangiriyeho. Havugwa umutoza ko yashakaga uwitwa umusore w'umugande witwa Nicolas Mwere. Komite ya Rayon Sport kwa Tadeyo ngo bagashaka umukinnyi w'umurundi witwa Musore Prince waje no kurangira ari we basinyishije. Ubwo Nicolas Mwere nta mwanzuro baramufataho. Hakurikiraho kushaka noneho gutangira gutekereza. Ubwo urumva havutse ikibazo, umutoza arashaka Nicolas Mwere musinyishije uwadashaka Musore Prince. Icyo ngicyo ubwacyo ni ikibazo kuko umutoza yavuze ko ngo umukinnyi atazagiramo uruhare mu kugura ngo atazamukinisha. Abaperezida bandi nyine bashyigikiye Tadeyo bati ubwo nutamukinisha uzashaka kandi kazi. Havuze kuzavuka nyine transfer zigiye zinyuranye. Havuzwe uwitwa Umari Aba, bamwe bati arashaje, bati yabikoze muri Bugesera kandi na Ani Elija wari wagerageje mugenzi we mu mwaka ushize nawe twabonye uko byarangiye. Haza uwitwa Tansere Mosengo tumubona yambaye jezi y'ikipe Rayon Sport. Bamwe amakuru yagiye asohoka nuko ngo yumvikanye na komite ariko yumvikanye nyine na bamwe, ntago ari bose yumvikanye nabo. Uko birumvikana ko hari abatamwemera, ni no mpamvu nta diru n'imwe iraba. Abandi bakavuga ko ngo bumvikanye na Abedi Bigirimana, abandi bati wapi umuntu uvuye muri polisi nta kintu kirimo rwose. Abandi ngo bageze kuri Samuel Pingpong, musore wa Mukura, yanyuze muri Mukura ubu yakinaga muri Albania. Bakaza abitwa barutonesha Esbon wigeze kunyura mu ikipe ya polisi ubu yakinaga mu ikipe ya Viziyo, naho bati ni umunyarwanda mwiza niyo tabanzamo yaba umusimbura mwiza kuko tuzatandukana na Sefu, dutandukane na Roje ngo biri kuvugwa, batandukane na n'uwitwa Suleiman Dafe wamaze no kwitahira iwabo, bazatandukana na Aruna Musamajari wabaranasozanyije. Hakavugwa ubundi muntu witwa Enel Musanga, umurundi wakinaga mu ikipe ya polisi umwaka ushize udashaka kuyigumamo kubera ko ngo nta pressure abonayo. Ariko uyu Enel Musanga yamaze kuvugwa mu biganiro n'ikipe ya APR, byanatumye igiciro cye kizamuka. Ari no mpamvu ngo Rayon Sport amahirwe ari makeya. Hakavugwa uwitwa Sherif Bayo. Sherif Bayo ni umukinnyi mwiza w'umunyasenegale ukina mu ikipe ya Kiyovu, wayifashije kugenda bagaruka kugira ngo bagume no mu cyiciro cya mbere. Yagizemo uruhare, amaze n'igihe yigaragaza, navuga ko yaba ari amahitamo meza ariko bamwe nabo ntibabyemera. Izo transfer zose ubuyobozi bwemera cyangwa komite yemera, umutoza ntazemere n'abamushyigikiye. Ibyo nibyo biri kuzamura umwuka mubi, ari naho ku munsi w'ejo twabonye hatumiza inama y'inteko rusange bavuga bati ubuyobozi turi kubona bitameze neza, umutungo uri gucungwa nabi. Ari naho bamwe bashingira bavuga bati Bwana Tadeyo Twagirayezu, iyo nama iraba, iyo nama y'inteko rusange iraba ni iyo kukweguza. Turibaza kuva 2017 Gacinya Chance Dini yatwaye igikombe cya shampiyona 2017-2018, ahita yeguzwa kurwa ku buyobozi ngo kubera gucunga umutungo nabi. Ariko bari kubona nyine bibara, iyo batangiye kubona bibara nyine harimo akaryo, nabo bahita babirwanira. Umwaka wakurikiyeho ibyabaye twarabibonye, 2018-2019 Paul Muvunyi ikipe ayijyana mu matsinda kuko byari biri kubara amafaranga ahari. Baramweguje, bazanye Sadati kugeza ubwo abirwaniyemo na bamwe mu bareyo, biza no kurangira akuweho na guverinoma, biza kurangira hatowe bazanye himikwa Uwayezu Jean Fidele. Umwaka ushize w'imikino nuko byari bimeze. Turibaza ngo Rayon Sport bizarangira ryari? Rayon Sport ibintu bizajya ku murongo ryari?
avuga ko ari uko nguko nyine ubwo transfer zigiye zitandukanye ziri muri Rayon Sport tuzagenda tuzigarukaho mu buryo bugiye bunyuranye.